Ako se shakanye kuko aho bari ikigoryi ntabwo byabaye ku munsi ufite ubukwe. Ase papa urimo urabona iyo naza kufira. Kibero ako kanyarwa bayute. Ako se papa urimo urabona ko hano uyu munsi yabaye ku ubukwe yajya kuzana umugeni kwa nyoko bukwe none wibereye hano ngaho urimo ibyatsi nabi ibi nakakazara ko naguhaye. Urimo urabona ko nari kugenda nasigiye nazira nka zawe ubwatsi koko inka zawe zakicwa n'inzara. None ubwo ngubwo koko ibyo by'inka koko urana nibyo byajyaga mbere koko urabura kuza tujye kureba umugeni wawe mwiza kuriya wambwiye ngo mwiza nabwo nanjye ntaramubona none wibereye hanga mu byatsi bw'inka n'ubundi zihora zirya buri munsi nejo zizongera zirye ejo nzabwira ko Roda ari we uza kuzahirira we ugira vuva muri ibi bintu uza tujye gusaba uramugeni. Harya papa kugeza ubu ntago uzumukazana wawe kadanje nawe nzi akose papa ntago uzagakobwa kamyoye kiza gufite agakara kameze neza nunga muri no karitsiye umva muri no Kigali minyere umukobwa ufite igikara cyiza umva hivanzemo n'akantu k'akayo umva iyo mubonye mbona wajya umbona marayika ubwo wasanga uwo musheri wawe wasa nk'umugore wanyu mwana wanjye ndabizi ko utakisondeka nk'umugore wawe ariko shaho papa umva aramurenze akushaho umugore wanjye ni ikizungereza umva uyimubonye gutambuka none agenda neza ingendo iranshimisha. Se mwana wanjye komeruka wirirwa mu biraro byanjye mu nka zanjye ubwo umukobwa mwaba mwarahuriye he? Rero sasa papa ari urubuga tubamo rwa Facebook niho twahuriye turamenyana turibwirana rero ejo ndi twaje guhura tunapanga n'ubukwe. Nawe kuri Facebook ako kaye mutamupanga ubukwe? Papa reka mubwize ukuri nabonye ko inkwaku zifata imyembe zikayirisha umunyu nanjye nabonye nininda mu mayira bazita bamuntwara. Ako se mwana wanjye kuko ntabwo warahururanye igitero ukita umuntu koko ubwo ngubwo. Papa tutarukira sheri urana umukobwa muzima uwo umukobwa muzima wasanga ari babarira rwose utarukira sheri wasanga ari mubi. Papa njye nakubwiye yuko umukobwa njye nkundana nawe asanga Miss Ijoro igicucu none se ubwo uri kumwe ngo asa na Miss Ijoro kandi Miss Ijoro nzi ko ari inzobe wambwiye ko ari agakara keza none se uko ari igikara ni gute asa nka Miss Ijoro? Papa nyine ugenekereje mu cyongereza sheri wanjye asa nko mu cyongereza. Okay ngo nurahura ibishingwe uzajya nubishyira iwawe kari uzabijyanye iwawe njye ukaba utazabumuzanye iwanjye uzajya n'ibishingwe byawe. Papa njye nitwongera gupfutsa sheri wanjye ni ikizungerezi nubwo ari agakara ndakwiyamye. Ariko mwana wanjye uwo muntu uri kwita agakara ntunamwita n'igikara ubwo umukobwa kuko ntago ari mubi koko. Papa urimo urumva njye nakunda umukobwa mubi ko n'ukuntu nzi subizi ko nta rukweto rubura urwarwa burya kuko nta rukweto rubura urwarwa uba ushobora kuba uri kamambiri ukaba warajyanye rugabire. Papa sheri wanjye n'umubare muri izo nkweto ziciriritse nk'izo ngizo sheri wanjye ni nka congo ariko y'umukara. Papa uyoboye ko ibintu by'umukara ari byo bigezweho ariko uyoboye ko umukara ari ukurura izuba. Ariko papa sibyo biba ari sawa kugira ngo umuntu agire agashyuhe mu nzu. Nguke noneho rero reka ngusige hano ngaha usigare kugira ubwo bwatsi ugire vuba ariko ubanguke nanjye gucafuza kano gakote kanjye urabona ko niko konyine mfite dore nawe myene ugira uyitunganye nawe niyo yonyine ugira. Turebe ko twajya gusaba uwo mukobwa atazamudutwara wa mwana we nimba ari mwiza koko kandi ukaba wamubonye ukaba ushaka gushaka. Ni mwiza pe nta n'umukobwa mujyanye nawe muri Kigali niko bimeze. Ndaza kuba murebana ndaza kumwihera amaso yanjye ubwo ngubwo bureka nsimbuke mbitunganye ugugire vuba urebe ukuntu wansanga mu rugo tikiti wibuka unzanire ya gahunda ya nanjoro yanjye nayo imanitse mu ntuzi. Bwenge bite amakuru yose ugiye niyo mineke uyobeye yuko Kanyarwanda afite ubukwe ubukwe bwarabufite uyobeye se ko mukaya tugiye kujya kuzana umugeni ubwo nyine tugiye kureba umugeni. None se Bwenge urahura niyo mineke mbona ufite mu ntoki umuntu ujya mu bukwe adafite inkwano nagiye n'inkwano nageneye Kanyarwanda umwana wageneye Kanyarwanda yageze gushakisha nyine icyo umuntu adafite ukakimuzanira. None se Bwenge imineke na Kanyarwanda bihurira hehe? Nese muse uyobeye yuko agiye uruhungu rw'urukara muzaniye imineke kugira ngo agende yitwaje mu muhanda ntabwo agaragara wenda babona ari umuntu nyine ufite imineke uragira ngo atiseka babona amenyo gusa. None se mwana nuko mwana n'undi bagiye gushyingiranwa n'umwana wanjye ko ntamuzi n'undi wanyere umuneke kimwe nanjye nkiriye. None se muze ufite umukazana utazi ntawe nzi gaho nakumira n'abafana bakiyo nakumiro pe njye ntabwo rwose nzi umukobwa agiye gushyingiranwa nawe numva mbwira ngo ni ikizungerezi ngo ni mwiza ngo ni agakara keza ariko sindahura nawe. muze wasanga n'urukara rwa bishinga wasanga
ari urukari rwa bishinga mugiye gushyingira ejo bundi uzagwa mu mazi yita ikiziba uvuge ko Bwenge nakubwiye reka da ngiye mbwiye ko ari ikizungerezi ubwo ngo ningwa muruzi nyine ntago nagwa muruzi kuko ikanyarwanda ndamwizeye rwose ntago yajya kushaka umukobwa mubi none se ushize Kanyarwanda ijye kumwireba Kanyarwanda musize ararya mu murima arimo arahirira inka zanjye ngaha rero mpereza uwo muneke rero ubwo ngubwo ngende rwose uwo muneke twaye umenye ko nyine ari inuza ya 10 ugura ubwo none ari kuvugiraho amagambo uretse kureba ikindi uza ku ubwo nta kundi nyine nanjye reka ndashonje mwana wanjye mama baba se mukobwa aho bashyitsi bageze ndebera aha hantu ukuntu hari wakageranyije byose ugakurikira hano uko kuragira ngo baze basange hano hantu hari Gusaba si ibyo ndi gukora mukobwa ibi bintu byose nayo amakara ukaba wabyandagaje gutya icyakunyereka mu kanya baje ubwo ndaje ndeba uwo mugabo ugiye gushaka utazi koroganiza ibintu ngo bishyire ku murongo rwose ase mwana wundi umbwirije ukuri uwo musore mukundana mwahuriye mama twahuriye kuri Facebook ariko ninkubwira ngo ni mwi ushyiraho akadomo aha ndaba ndeba ubundi se wari kuba waranamuzanira nkaba naramubonye uwo muntu utigeze nyereka no kuri telefone yawe ubwo koko amezana mama ninkubwira The Ben kuriya nyine The Ben ameze afite amatuza nk'ayi muri make uri Pamela ubwo birumvikana ko nyine nawe agomba kuba The Ben mwenye uwanja wake kaingia Umugeni wasaze Kanyarwanda Bwenge cyane mama mukunda urumva nakanyuze no mpamvu mukunda bakora iriya mineke se n'anisoni umenya yuko iyi mineke ariyo ndagutwerera Bwenge waje kuntwerera imineke n'urutoki rwose dufite hano ngaha ako nta n'umwe ureshya gutya cyangwa ungana gutya cyangwa umeze gutya cyangwa uhiye gutya urabona ukuntu bibyibushye nk'uriya bita ngo dafarose Bwenge ntabwo mbyumva bivuze yuko uje gutwerera imineke yego nyine urabona kano kareke k'umuhondo urabona ko utajyana n'urwo rusura rwawe Bwenge ntacyo ngwino tuganire hariya ku ruhande Bwenge urabizi neza sibyo ubundi uri umujyanama wanjye nyine urabizi neza nyine ukuntu bigenda ndi mutoto ngiye kujya ungira inama nyine ndazikugira nyine none siwibuka yuko nakubwiye yuko mfite ubukwe ndabizi yuko ufite ubukwe niyo mpamvu nari nzanye n'ino mpano ngo ngutwerere n'undi Bwenge n'undi iyi mineke n'undi twari kuzayihiriza n'undi umugore wanjye ahubwo nta kuntu n'undi si wari kuzanwerera n'ubundi zana ahubwo iyi mineke tuyirire hano ngaha wagiye ugira ubwenge inkwano nari guhereza umugore wawe ni ngo uri kumbwira ngo tuyirire hano ako se ko umugabo ari uwariye zana hano niriye none ufashe n'ubundi wurye dore n'umugore wawe ntabwo ariko numara kuwurya rero tunyereka umugore wawe iki kineke kibyibushye nka Samweli cyangwa kiriya cya biduri na gasake niba mukunda none se mu bukwe bwanjye ako nawe uri buze kunyambarira hariya se wambariye nuza nuza mukesha ako karwa wagiye ugira ubwenge ngo njye nkakwambarira iyo uza kwiyambarira njye urabona ibyo biporo byawe ntabyambara ntabwo ari byo navugaga ukaza ukambera pare umva ukuntu utagira ubwenge wagicucu ngo pare cyangwa nari kukubera amarene nibyo navugaga ndimo ndavuga ko uri buze kumbera amarene nuko narinjijwe ese wagicucu ko nta yindi myenda nazanye neza kamera The Ben yego rwose mukobwa wanjye ntabwo wambeshya ubaka akanya nyine bisibona The Ben mama reka nkubwire nyine kuri iyo ubona The Ben igituza none araseka tumba agera hejuru ahubwo se mwana wawe ko numva yagusajije ubu iyo uryamye urasinzira cyangwa murara bya bindi umufata telefone mukayigira gutya mukarara murebana paka bukeye none si ikibazo kiriya cyo kurebana nawe cyambere cyo ndamukunda nawe arankunda umva rero ndagira ngo nkubwire wa mukobwa uko yaba ameze kose uwo muhungu uko yaba afite ibituza koko nk'ibya The Ben ukaba waramuhengamiye nk'uko Pamela ahengamiye The Ben uramenye mutazakora amahano
umenye ko ikintu cyose ugomba kumwiyumvamo kigomba kuzakorwa ko wabanye nawe. Nahise mama mbabara umbwiza ukuri. Ubu urumva ushaka ko hakorwa iki muri ibyo byose? Banzanira inkwano nibyo nkeneye rwose wa mwana we. Nka nyoko umva akuzi gutwita umwana amezi 9 ukamurera akavamo inkumi ingana nkawe umusore akazanga arashoye arajyanye nta n'inkwano azanye nta n'ibirora tweretse. Humura ibyo ngibyo nta nihinda ku mutindi. Sheri wanjye yaratunze nta kintu na kimwe adafite. Niyo wasaba inka 10 cyangwa 20. Aha ndumva bidasanzwe ndi kumva n'inzu yacu azayivugurura ahubwo ngategura vuba vuba utuntu turebe yuko bari busange hano twamaze kwitegura ibintu byose tumwakire. Tegura vuba vuba nyine tumwakire azasanga hano hantu hameze neza. Ibyo kuba byahiye nanjye reka ndahura ibintu bize mu nzira. Ibyo kuba byahiye cyangwa akaramba cyashyiraho turashereza akazi. Nisanga baratuye kandi ikibazo cyawe ase mwana wa ibyihorere genda wegeranye biri urabona uzajya mu rugo rw'umumukire ukagenda ukandagaza ibintu uzavuga ko ariko nakureze koko ngo birandagaye cyambere cyo ntabwo ari buhagere. Usura umwana wawe buri cyo wambara ndigushakira isura jipe ya nyogokuru wanje. Kwagiye ubwenge genda nyogokuru wawe tuganya amabuno gira tawugura murusha. Uzi utubona twa nyogokuru utubona twe twarakokotse dushiraho. Muri make nanjye najya kwiyamamaza muri Miss Rwanda. Miss Rwanda se ugenda wicaye wamubonye he? Kanyarwa ndaza kuva mu kobwa ndi kumva utajya kumbwira ibigambo byinshi. Nese ubwenge ko bavuga ibigoramye imihoro karakara uyobeye kuri igice. Kuvugisha kuri kwinshi ntabwo ari byiza ariko nyine karakana rushyizemo ngo umuntu ugenda nyine yicaye ntabwo byari sa. Bwana Pate nako bwana Marene wanje nyine mbabarira ntabwo ndibuze kongera. Robert ikikori para nibiki yedi Marene wawe gira uti Marene wanje ngagera vuba tugenda kwitegura ako tutarava hano wenda byibutse banzu nyaka iki cyana cyawe umukobwa wanje muvuze we umva asa nka Miss Joro nganyaka icyo kizongereza icya Miss Rwanda wawe umva umukobwa wanje kanzemo kwere ni mwiza umukobwa wanje tuye umutima akampana mu byanje reka turebe bawitonze manze nge muri gare ndahageze reka turebe dore ngiki cyane ibi cyane ni cyiza reba mana kanga ko natari kumubona ntabwo uri kubona iki cyana cyiza ako wikabya cyana reba utunwa gifite mana reba utunwa twiza reba ntabwo uri kukibona iki cyana kandi mandabana mu ibara ry'umukara gusa singwese ntabwo uri murabona utuntu tw'umweru reba utu twinyu do Yesu we sikanageraga ngo ninuza nyine ni umupira w'umukara uriho akantu k'umweru gatoya nyine kangana nka gutya nyine Yesu we none namenye uyu ni umuntu reba iki cyana urimo uravuga ngo ibara ry'umukara ni iki cyana reba umuntu iki Shakanyarwa njye ntabwo musetse uno muntu nazamubyara kandi njye sinabyara akagika ubundi se inzabe yabyara igikara reka Yesu we Shakanyarwa n'ubundi rukweto dushakurwa reba ukuntu usa reba n'ukuntu asa shawe n'ubundi byose ni kimwe pe twavuze pe reka tugende kwitegura murekere simirikwire yawe twavuze amagambo menshi twino tugende uri muransebereza umugeni none ngo tugende wapi ndabona ko kandi umbwire ko ari mwiza Yesu we ni mwiza ariko nyine ahubwo nijye ufite icyana cyiza muri Kigali abandi barabeshya tubicuritse tugende nijye ufite icyana cyiza mu rusengero rw'Imana nidusuze ningewe pasitera agasozi karancitse suko ngoko nyine none se urabona uriya mugore wawe ufite urusura wagira ngo ni ingagi urabona asa nk'uno mukobwa shiro wanjye nari ngukumbuye pe ubundi ni wowe wanjye nari ngukumbuye
wambaye neza kintu